Muraho, habari zenu, mumeze neza? Ese waba ujya ugira inzozi zo kuba wakiga igiswahili ukacyongera kuri musanzwe uzi nk'ikinyarwanda? Aha rero twaje ngo tugufashe nka The Moon TV, tugufashe wige igiswahili utagiye mu ishuri, wige ufata mu mutwe, ukivuge neza, uri mu kazi, waba uryamye, upfa kuba gusa ufite smartphone yawe, igiswahili urakiga neza, ukimenye, aho ugiye mugenzi wawe numusuhuza ukoresheje igiswahili, yewe ibi bizanagufasha nujya hanze y'igihugu, murabizi ko turi muri East Africa Community, umuntu akenera kujya Tanzania, ukenera kujya muri resitora ugezeyo, ukenera guhahira abanyatanzania, ese wavugana nabo gute? Kujya ku ishuri murabizi uyu munsi biragoye, abantu turi mu kazi, kuruhuka biragoye, ariko kubera iterambere dufite smartphone zacu tugendana, buri munsi tugura internet, wajya nawe kuri The Moon TV rwose ukiga igiswahili ukakimenya. Rero ni isomo rya mbere tugiye kubigisha, ryoroshye cyane buri muntu wese ku buryo ari buza kuryiga akarifata mu minota itarenze 5 akaba arimenye, noneho uko iminsi izagenda ishira tugashyiraho n'ibindi uzagenda wiga for free. Ni ukuvuga nta minerivare tukwaka, nta kindi cyo twe tugusaba gusa ni ugufungura The Moon TV, ugakora subscribe, ugakora like, ugakora share ndetse na comment, noneho za comment ukagaragaza uko ushaka kwiga, ibyo wifuza kwiga byose mu giswahili. Turi ready yo kugufasha, tuzagufasha mu buryo bwose, ndetse n'izindi ndimi zose mushaka kwiga twiteguye kubafasha, cyaba igifaransa, cyaba icyongereza. Reka mbabwire nk'abashiki bacu babandi batagize amahirwe yo kujya ku ishuri, batagize amahirwe yo kumenya indimi, iki ni igihe noneho cyo kugira ngo nimba munazi n'icyongereza gusa n'igiswahili nacyo mucyongereho, mutembere isi muyigende mumeze neza. Ndatinze rero reka dutangire igiswahili cyacu, dutangire twige. Turahera ku isomo ryoroshye cyane. Isomo rya mbere nicyo twita salamu. Ndasubiramo, isomo rya mbere ni salamu. Salamu abazi icyongereza ni greetings, ariko mu kinyarwanda nicyo twita indamukanyo. Murabizi rero turamukanya mu muco wacu mu kinyarwanda, twibanda ku bice bitatu bigize umunsi. Ni ukuvuga ni igitondo, ni amanywa, ni umugoroba. N'abaswahili rero mu mico yabo nabo niko babigenza. Bagira uko baramukanya mu gitondo, bakagira uko baramukanya saa sita, bakagira nuko baramukanya nimugoroba. Uyu munsi rero ndagira ngo isomo rya mbere tubanze turebe, ese ni gute abaswahili basuhuzanya mu gitondo? Ese ni gute mbuhe n'umuntu wamusuhuza gute, wamusuhuza mu giswahili mu gitondo? Reka rero turebe uburyo butandukanye wakoresha usuhuza umuntu, abavandimwe, abo mukorana, umukoresha wawe mu giswahili ari mu gitondo. Mu gitondo rero mu giswahili tuvuga asubuhi. Ndasubiramo, tuvuga asubuhi. Noneho tugiye gusuhuza umuntu rero mu gitondo, indamukanyo ya mbere dukoresha duhera turamubwira ngo habari za asubuhi. Ndasubiramo, habari za asubuhi. Ndongera nsubiramo kugira ngo gafate neza, habari za asubuhi. Nawe akagusubiza ngo ni njema. Ndasubiramo, akakubwira ngo ni njema. Icyo gihe gusubiza ngo ni njema iyo amerewe neza, iyo nta kibazo afite, aravuga ni njema, cyangwa akakubwira ngo ni nzuri. Ni nzuri. Niba avuga ngo habari za asubuhi, arasubiza ati ni njema, cyangwa avuga ati ni nzuri. Ushobora kuba noneho umerewe nabi akakoza ati habari za asubuhi kandi ntiwaraye neza, ufite ibibazo, wenda se wahuye n'umuntu wagutera stress, icyo gihe nakoza ngo habari za asubuhi, uzamubwire ngo ni mbaya. Ndasubiramo, habari za asubuhi, ukamusubiza ngo ni mbaya. Ariko icyo gihe ashobora gukenera kukubaza ngo kubera iki n'iki, ibyo nabyo tuzabigeraho mu isomo rizakurikiraho. So ubwo ni uburyo bwa mbere rero bwa rusange umuntu wese yakoresha asuhuza mugenzi we mu giswahili ari mu gitondo. Si ubwo gusa kandi ashobora no gukoresha ubundi buryo bwa kabiri, aho kuvuga habari za asubuhi akakubwira ngo umeyamukaje. Ndasubiramo, umeyamukaje. Ndasubiramo bwa gatatu, akakubwira ngo umeyamukaje. Icyo gihe niba akubwira ngo umeyamukaje, uzavuga ati vizuri, cyangwa se ujya ati vibaya, cyangwa se ushobora kuvuga ati salama. Ubwo ni uburyo butatu ushobora kumusubizamo akoresheje ngo umeyamukaje. Nongere mbisubiremo, igihe cyose akoresheje ngo umeyamukaje, uzamusubiza ati vizuri, cyangwa se nimba utameze neza umubwire ngo vibaya, cyangwa se n'ubundi nimba umeze neza umubwire ngo salama. Icyo gihe amahitamo nawe kureba ijambo ukoresha, nimba se umusubiza vizuri, cyangwa se vibaya, cyangwa se salama. Ushobora no gukenera gusuhuza umuntu
mukuru ukuruta, tuvuge uri umwana nawe uri kwiga igiswahili kuko n'abandi bose bakiga kuri The Moon TV, noneho ugashaka gusuhuza umuntu mukuru ukuruta, ni papa wawe, ni mama wawe, ni abasaza muturanye bakuruta, ba bantu bakuru nyine mu buzima bwacu dukwiye kubaha, cyangwa se n'abakoresha bacu. Icyo gihe ntabwo uzamugeraho ngo umubwire ngo habari za asubuhi, nubwo nabyo byemewe, ariko hari uburyo bwiyubashye ukoresha ku muntu mukuru, ku muntu wubashye, ukamubwira ngo shikamo. Ndasubiramo, uramusubiza ngo shikamo, nawe akagusubiza ngo marahaba. Uramubwira ngo shikamo, nawe akagusubiza ngo marahaba. Ubwo ni uburyo rero wakoresha usuhuza abantu. Ariko uburyo rero urabizi ko abantu bagira amazina. Abantu bagira amazina, ashobora kuba yitwa Yohani, ashobora kuba yitwa Mahoro, ashobora kuba yitwa Betty, ashobora kuba yitwa Cecile, ayo yose ni amazina y'abantu. Ese wakibaza ngo ese kuki uvuga ibyo ngibyo uza ntongeraho izina? Ntukongeraho izina biremewe. Ushaka kuvuga ati habari za asubuhi Cecile, nawe akakubwira ngo ni nzuri, cyangwa se akakubwira ati ni mbaya. Noneho ushobora gusuhuza n'uwo umuryango wawe ni papa, ni mama. Papa na mama mu Giswahili, papa ni baba, papa mu Giswahili ni baba. Noneho mama mu Giswahili ni mama. Ndasubiramo, mama mu Giswahili ni mama. Murumva ko iryo jambo bisa nkaho twanaritiriye mu Baswahili tukarizana, cyangwa se mu Bafaransa tukarizana mu Kinyarwanda cyacu. Icyo gihe uzavuga ati habari za asubuhi mama, nimba atari mama wawe, cyangwa se ukamubwira shikamo mama, habari za asubuhi mama, cyangwa se ukavuga ati shikamo mama. Noneho nimba ari papa, cyangwa se ari undi mupapa mukuru muturanye cyangwa mu ukamubwira ngo shikamo baba, cyangwa se habari za asubuhi baba. Tuvuge noneho muravukana, mugiye gusuhuzanya, ni ukuvuga ni mushiki na musaza wawe. Icyo gihe musaza w'umuntu tumwita kaka. Kaka ni ukuvuga bazi icyongereza ni brother. Icyo gihe uzavuga ati habari za asubuhi kaka, habari za asubuhi kaka. Ariko niyo wanamubwira habari za asubuhi gusa nta kibazo kirimo. Ubwo rero ni uburyo, ibyo mbabwiye ni uburyo usuhuza umuntu mu Giswahili mu gitondo. Ndizera ko buri muntu wese iri somo rwose arifashe. Ubu buryo butatu ushobora gusuhuzamo umuntu mu gitondo. Aho ni mu gitondo. Reka nongereho akandi. Ushobora gukina no gusuhuza umuntu ari saa sita z'amanywa cyangwa se kuzamura. Icyo gihe se uzamusuhuza gute? Nabyo biroroshye nk'uko n'ubundi kumusuhuza mu gitondo byoroshye. Uramubwira ngo, ariko mbere yuko nkubwira uko umusuhuza, banza umenye ngo amanywa cyangwa se amanwa nk'uko bamwe babivuga, ubundi atangira ryari arangira ryari? Amanywa murabizi ko ahera saa sita, kuzamura nibura tukageza saa 10 zishyira saa 11. Iyo zigeze saa 11 kuzamura tuba twagejeje nimugoroba. Icyo gihe uramubwira ngo amanywa tuyita mucana. Mucana ntabwo ari musichana. Hari abantu bajya bihuza bakavuga musichana. Musichana ni ijambo ry'Igiswahili rivuga umukobwa, noneho ariko amanywa ntabwo ari musichana, ni mucana. Nuvuga icyo gihe uzamusuhuza gute? Nimba ari ku manywa uzavuga ngo habari za mucana, wenda wongereho izina ryawe, unuvuga ati habari za mucana baba, habari za mucana mama, habari za mucana Kalisa. Nawe agusubize ati ni nzuri, cyangwa se avuga ati ni mbaya, cyangwa se ni njema, cyangwa se ni salama. Urumva birasa na bya bisubizo dutanga iyo batubajije ngo habari za asubuhi. Ushobora kandi kongera kuri ku manywa gusuhuza umuntu n'umuntu ukoresheje shikamo. Shikamo no ku manywa irakora. Ku manywa irakora no mu gitondo irakora. Nababwiye ko tuyikoresha dusuhuza abantu twubashye, abantu bakuru, abantu baturuta, abantu nyine biyubashye kuri twebwe. Icyo gihe uramubwira shikamo, haba mu gitondo, haba ku manywa, haba na nimugoroba. Ndakeka buri muntu wese guhera kwa kangaka koroshye, umuntu wese utazi Igiswahili, greetings cyangwa se indamukanyo z'Igiswahili azifashe. Niba rero ukunze isomo tuguhaye, rwose risangize bagenzi bawe. Kora share bagenzi bawe amahirwe yo kwiga badatanze minerivare, batagiye ku ishuri. Ukore subscribe, no gukandaho gusa. Ugifungura video ubona hasi ahari umutuku hari subscribe. Please genda ukore subscribe kugira ngo nidushyira irindi somo telefone yahita ikubwira ngo hari irindi somo The Moon TV yashyizeho. Wige Igiswahili ukimenye rwose.
mu minsi mike uzaba ukivuga neza. Tuzagerageza kubashyiraho amasomo menshi buri cyumweru murajya mwiga ku buryo tuzakomeza tugafata nk'amezi 3 abantu mwese igiswahili mukivuga, muhaha mu giswahili, mujya kwa muganga mukivuza mu giswahili, mujya Tanzania mugahaha neza mu giswahili, mukacirikanwa mu giswahili, ibintu byose mubizi. Ndabashimiye rero, tuzongera duhure mu isomo rikurikiyeho. Asante, Mungu awabariki.